Mu bitaro bya Kibagabaga uyu murwayi amaze imyaka 3 yaragize ikibazo cyamuviriyemo kugwa ikinya umubiri wose ari byo bita paralyze. Muri iki gihe cyose abamurwaje nta sano bafitanye kuko abagize umuryango we nubwo bafite amakuru nta numwe uramugeraho. Bitewe n'uburwayi afite ushobora kuba wenda atazanakira, ari muri situation nk'iyi itoroshye, umuryango ukaba utanabyivangamo kugira ngo wenda bataba bamuhereza umuntu wabo badafite icyo bari bumukorere cyangwa batanabifitiye ubushobozi. Ugasanga natwe ari twubwacu n'umurwayi biraba imbogamizi ku muntu udafite imiryango, nawe ubwe arawukenera nawe ubone, ugasanga nabyo biramuteza ikindi kibazo. Ni ikibazo kitorohera umuryango kimwe n'abaganga aho bisaba kubitaho by'umwihariko. Buri kwezi hano ku bitaro bya Kibagabaga byibuze abarwayi 10 barakirwa bashyashya bafite indwara zidakira. Bisaba ko bitabwaho by'umwihariko nko ku rwego rw'igihugu aho bigaragaza ko 25% by'abarwayi baba bari kwa muganga ari abarwaye indwara zidakira. Natwe twaje tuje gusura umukristo wacu umusaza yitwa Bigifuku, afite imyaka irenga 120, maze igihe kinarwaye. Nk'ubu turi hano nyine twaje kureba uburyo bamufashe kwa muganga. Baragerageza serivisi zose zishoboka kugira ngo bamufashe, ariko nanone bakavuga bati turabona ubu ngubu nta wundi muti wamufasha, ni ugutegereza kuba yashiramo umwuka. Iyo rwajije umuntu akarambirana, mbese abantu baba basigaye batakimureba. Hariho urwara cyane akarwara nk'umwaka, akarwara imyaka 2, urumva muri icyo gihe ibintu bibashiraho. Abantu baramurwaza, bamwe bakaba bakimujyaho, abandi n'umwana we wabyaye akaba atakikureba. Ku buryo aho umubyeyi agira ati uyu muntu yanga yuko n'umwana wanjye asigaye anena. Sedisi aho ntabwo biba bikomeye. Ibitaro bya Kibagabaga biri ku rwego rw'akarere bifite abaganga 5 n'abaforomo babarirwa mu 9. Kuri ubu bahuguriwe kwita ku barwayi bafite indwara zinyuranye zidakira. Tugerageza kureba level cyangwa degree yabo babare umuntu afite, tukamuriza miti zimwe na zimwe, murimo morphine, mu bwoko butandukanye, murimo ibinini, murimo injection, tukabihereza gutyo. Niyo palliative care uko navuze ni ikintu kiri multidisciplinaire kuko bifasha ntabwo ari imiti gusa, hari ibindi biri psychologique nabyo tugomba gufasha umuntu, stress zikavamo, ni dusanga famille umuryango yarangije kumurikura gutyo, tugakomeza none ku examiner iriya muryango none kumva ko nabo bafite uruhare wo gufasha uriya muntu. Cyakora ngo kwiyongera kw'abarwayi barwaye bene izi ndwara mu bitaro bigira ingaruka kuri serivisi zitangwa nk'uko umuganga mukuru w'ibitaro bya Kibagabaga abisobanura. Icyo rero bigira ingaruka ku bijyanye n'imikoreshereze y'ibitanda, ugasanga umuntu afashe igitanda kimaze igihe kirekire, noneho twagira abandi barwayi tukaba twabura aho tubashyira. Akaba ari niyo mpamvu Minisiteri y'Ubuzima dufatanije n'abafatanyabikorwa hari kurebwa uburyo ki abo bantu twakigisha imiryango, noneho tukaba twakurikirana bari mu miryango. Gahunda yo kwegereza abarwayi nk'aba serivisi hafi y'ingo zabo ubu yaratangiye, aho igenda imanuka uhereye ku mavuriro yo ku rwego rw'akarere, ibigo nderabuzima, abajyanama b'ubuzima no mu miryango. Urugero ni amahugurwa yongerera ubumenyi abita kuri aba barwayi, bemeza ko afite akamaro gakomeye. Abo twigisha suye palliative tubigisha gukora ku buryo umurwayi abarwaye ko nubwo yaba afite ubwo burwayi nta hana humura nabi, nta buribwa afite, yewe niyo afite ibibazo by'intekerezo tubigisha uburyo bwo gutega amatwi, uburyo bwo kumva. Tunageza kandi tuzanahageza aho ngaho ntabwo turahagera cyane kuko atatunguranye niba ari umubyeyi kumwigisha kuraga kugira ngo agende avuga ati nta nzika nta bibazo nsize mu muryango wanjye, nabyo twasanze bitera akanyamuneza mu muryango. Umuyobozi w'umushinga ugamije kwita ku barwayi indwara zidakira mu Rwanda, Mukankuranga Grace, avuga ko kwita kuri bene aba barwayi biri mu burenganzira bwa muntu kandi ko kuba leta yarashyizeho politike yihariye kuba ari muri uru rwego rw'uburwayi bigaragaza icyizere. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda, i Kigali.